Umwami Imana ahimbazwe. Ni Boston, tujye kuganira umwanya muto w'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 2 ngo isi yari itagira ishusho, hariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Kuri 3 baravuga ngo isi Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. 4 Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Reka tuganire gatoya kuri iri jambo. Hari ukuntu dusanzwe tuganira Imana, hari n'ukuntu dusanzwe tuyizi. Bamwe bazi Imana nk'umubyeyi wabo, bazi Imana nka papa, abandi bazi Imana nk'umwami. Ko tuvuga ngo ubwami bw'Imana, ngo mu bwami, abana b'ubwami n'ibindi. Ariko nkuzaniye ikindi gice kindi cy'Imana. Noneho nzanye Imana nk'umuremyi. Nzanye Imana nk'umuremyi. Hari inshuti yanjye yitwa NSENGUMUREMYI. Imana nk'umuremyi ni Imana yaremye ibintu byose ariko ibiha uburyo bwo kubaho. Ni Imana yaremye ibintu byose ariko ibishyiraho aho bigera n'aho bitagera. Iravuga ngo habeho umucyo, nk'uko ibivuze umucyo ubaho. Iravuga ngo kandi amazi agira hagarukira, maze nahumutse aribwo butaka nabwo bugira aho bugarukira. Iyo ni Imana yandemye, Imana yakuremye, igufiteho umugambi mwiza ku buzima bwawe. Rero kuri yo si igitangaza ko umuntu yaba mu mwijima, kuko iyo izi gutandukanya umwijima n'umucyo. Ahubwo nakubwira ngo uyizere nk'Imana itanga umucyo mu buzima bwawe. Umwana umwe yabajije umubyeyi ngo se Imana ibaho? Umubyeyi aravuga ngo Imana ibaho. Ngo none si Imana ingana ite? Umubyeyi aramusohokana hanze, arangije areba hejuru mu kirere, indege yari micaho. Aravuga ngo sira ndege wayibonye? Ngo yego. Ingana ite se? Aravuga ngo ndabona ari gatoya kari kugenda mu kirere. Umubyeyi afata wa mwana amujyana ku kibuga cy'indege, none hamwegereza indege. Aravuga ngo none si indege wayibonye? Ngo yego. Ngo irangana ite se? Ngo ndabona ari kinini cyane, ngo kandi rwose ndabona umuntu atakireba ngo agiheze. Umubyeyi aramubwira ngo n'Imana aho uyirebera uri ni kubona ingana. Iyo uri kure cyane ubona n'Imana iri kure, ariko iyo uyegereye ubona ubugari bw'Imana. So rero ntago Imana yagutaye, kuko niyo yaguta isegonda rimwe gusa umwanzi yagutwara. Ahubwo ni wowe uri kure y'imvugo y'Imana cyangwa kure y'ijwi ry'Imana. Uyu munsi navuga ngo wizere Imana ko ari Imana itandukanya umwijima n'umucyo, kandi igatwara ubuzima bw'umuntu mu mucyo gusa, kuko muri twe nta mwijima na mucyo ubamo, kuko twakiriye Imana kandi tuyakira nk'umucyo. Nakubwira ngo izere Imana, izere Imana. Ese iyo ugize ibibazo ninde muntu wa mbere ubwira? Buriya rero bariya abantu ubwira n'ubundi na mbere yuko babwira ibyo bintu baba babibona. Kuba umaze iminsi mu bushomeri si uko abantu baguha akazi badahari. Kuba umaze iminsi urwaye si uko imiti ivura indwara ufite idahari. Yewe no kuba wumva Imana itagusubiza nabwo si uko itagusubiza, ahubwo umwanya uhagazemo n'uburyo uyizeye nicyo cyaba ikibazo kurenza uko Imana yagira ikibazo mu kugusubiza. Uyu munsi rero ukura amaso ku bantu, ukura amaso ku byo wiringiye no ku buhanga bwawe. Uhanga Imana amaso ibasha gutandukanya umwijima n'umucyo. Nshuti yanjye, ese Imana wowe ubona ingana ite? Imana ubona ari gatoya? Ubona Imana ari yo kukugurira inkweto, ari yo kuguha telefone, ari yo kukwishyurira inzu gusa? Ibyo irabikora n'ibyo nyine. Ariko se naho gusa? Imana ikiza iyo ndwara y'ikigugu ufite rwose irabishoboye. Imana rwose irashobora guhagarika iyo cyamunara bashaka kugutereza. Iyo irabishoboye rwose, kandi nta bya bindi ngo banza utange iki ngo nanga Imana igukorera iki. Imana ntago icuruza, ahubwo yizera uyihanga amaso. Uvuge ngo Mwami, menye yuko kuva mu itangiriro wajya ugira ibintu utandukanya, kimwe ukagishyiraho uko gikora n'ikindi ukagishyiraho uko gikora. Ndagira ngo rero watura aya magambo uvuge ngo yego maze igihe mu mwijima, ariko menye ko hari undi ruhande rw'umucyo. Ndagendera mu mucyo, ndabana n'Imana
y'umucyo kandi ikora ibitunganye. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo ntibishoboka ko umuntu utizera Imana yayinezeza. Baho ubuzima bunezeza Imana, wizera Imana. Bya bindi abantu bavuga ngo busazi, yizere busazi, yego baguseke ntacyo, ariko nta muntu n'umwe wiringira Imana ngakorwe n'isoni. Byatangira bisa nabi, byatangira bisebetse, byatangira utabona uko ubivuga, ariko biravuga ngo naho itangira ryaba ari ritoya, amaherezo ni ukwaguka no kugubwa neza. Imana iguha umugisha mwene data, Imana ikwagurira imbago, Imana ikunezeze, Imana ikugeze kuri bya bisubizo byose by'ibibazo wibaza, kandi irabishoboye kandi ni nabyikoze. Murakoze cyane. Shalom shalom.